abantu ntibanyurwa kutanyurwa n'umugore washatse ntunyurwe n'umugabo wawe abantu kutanyurwa ntunyurwe abakobwa ntibanyurwe ubu umuntu afite amafaranga make ariko kubera kutanyurwa arashaka menshi hanyuma akajya no kuyashaka adatanze imbaraga ze ahubwo akayakura no mu bundi buryo butari bwo kutanyurwa birasenya kutanyurwa umuntu utanyurwa ntajya kominikana n'Imana kutanyurwa byica amahirwe y'umuntu aho wari kuzagera mu myego n'ubusora agashaka kuba umugabo ku ngufu niho handi rero azashaka umukobwa nyine akaba umugabo mu buryo butazwi narindira Imana imugira umugabo azaba umugabo yarabigizwe n'Imana umukobwa nawe ntashaka no kuba umukobwa arashaka kuba umugore ku mbaraga ni ahantu rero nyine umuntu azitorera inkuba agira ngo ni inkoko Yesu ashimwe nitwa Mukeshimana Emerita zwi ku izina rya M.Charlene ndabaha ikaze kuri YouTube channel yanjye aho tugiye kujya dukurikiranira ijambo ry'Imana n'ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye n'impuguro zigenewe ibyiciro bitandukanye ndetse n'ibindi bifasha ubugingo bakunzi ba M.Charlene official twizere ko mumeze neza cyane kandi muguwe neza aho muri hirya no hino hatandukanye abari mu gihugu cyacu mu Rwanda mu ntara zose zitandukanye abari mu mahanga mwese twizere ko muguwe neza cyane amahanga yose waburimo turagusuje kandi turakuramukije mu izina rya Yesu Imana iguha umugisha kuri wowe cyane cyane ufunguye iki kiganiro ugiye kubana natwe muri uyu mwanya turahangaha kuri Baoba aho tukorera ibiganiro bitandukanye tujye kubana n'umukozi w'Imana M.Charlene tuguhaye ikaze nakoze cyane Imana aho mugisha mwatangira noneho dusenga tugahita tuza twinjira mu kiganiro sinzi nawe nimba wanasuhuza n'abadukurikiye abagukumbuye yego ndasuhuza inshuti zanjye wenda beshe wabavuze nuko hari abutibutse wenda ariko ndasuhuza inshuti zanjye aho muri hafi na kure mbifuriza kandi umwaka mwiza ndasuhuza n'abantu bose bakora muri hoteli Baoba mbifurije umwaka mwiza muzehe na mukecuru bahaga nabo ndabashuhuje cyane kandi nkomeje no gusuhuza abantu bakomeje kunyandikira hariya njya nsoma comment zabo ndazisoma n'ukuri nkumva nanabasubiza nyine ariko nzajya mbasubiriza nahangaha namwe ndabashuhuje kandi ndabakunda nuko mugenda munyandikira kuri comment ndabisoma rwose murakoze cyane ku bwa courage kuntera intege no kugenda mufasha munangira inama mu buryo butandukanye mufasha mu buryo butandukanye kandi nawe Imana iguha umugisha namwe rwose murakoze cyane kadusenge rero noneho dutangire Mana turagushimye ku bw'uyu munsi ndetse n'uyu mwanya uduhaye kugira ngo dukomeze kwamamaza ishimwe ry'iyaduhamagaye turagushimiye ko twongereye uyu mwaka kugira ngo dutunganye ibidatunganyije uze ubane natwe udushyigikire kuko ibi bintu tuvuga atari ibyo twize mu ishuri ubushobozi n'ububasha bwawe nibwo turindiriye kugira ngo tugire ibyo dutunganya aka kanya uduhe kuvuga kuko ari wowe uzi kuvuga uduha amagambo kuko ari wowe uyabitse uduhe ibisubizo kugira ngo abantu bunguke kandi batere imbere mwami turasamye kugira ngo urangurure muri twe tubaye ibikoresho ugaragare kandi wiheshe icyubahiro icyo ugambiriye mu mitima y'abantu kiba ari cyo gisohoza natwe rero tukubereye ibikoresho ndetse na tukubereye irembo kugira ngo tunyuremo ugere ku muntu wese wifuza twungura ubwenge n'ubuhanga n'ubumenyi kugira ngo abantu barusheho gutera imbere mu buryo bw'umwuka ndagushimye ko bikoze mu izina rya Yesu amen amen okay hanyuma rero amen twizere ko namwe aho muri mumeze neza cyane tugiye kuganira rero uyu munsi turaganira mu myaka yashize hari kunabonaga ugenda utanga ubutumwa Imana yagiye iguha ndagira ngo nkubaze kuri icyo kintu cyangwa se kuri iyo sujet imwe nabonaga ugenda utangaho ubutumwa cyane mu nsengero zigiye zitandukanye hari ubuhamya bwerekeranye no kunyurwa ngira ngo ni nkuko Imana yabinganirije ejo bundi numva ko ni ijambo na n'ubu ryaba ijambo rikomeye cyane twakumva tukarushaho
kuryoherwa naryo ndetse rikagira urwego rumwe ridukuraho rikatwinjiza ku rundi. Kunyurwa ni imwe mu ndangagaciro za gikristo z'abakristo, abana b'Imana, abantu bari muri urugendo. Usanga indirimbo turirimba Yesu tugufite turanyuzwe, Yesu tugufite uraduhagije, ariko mu by'ukuri wareba ubuzima rusange bw'umunsi ku munsi bw'abakristo ukabona nta kunyurwa kurimo. Nawe ibi bintu ujye ubibona, ese biterwa n'iki? Okay, urakoze cyane. Ubwo butumwa nagiye mbutanga mu nsengero, ariko iyo njya gusubiza nifashisha ijambo ry'Imana, kuko nubundi Imana ijya kuntuma ku bantu mbabwira kunyurwa, yampaye ijambo. Turareba mu Migani ibice 29 umurongo wa mbere, hadusomere. Imigani ibice 29 umurongo wa mbere, reka dusome. Aravuga ngo ucyaha kenshi agashinga ijosi azavunagurika, atunguwe nta kizamukiza. Reba no mu Migani ibice 10 umurongo wa 29. Imigani ibice 10 umurongo wa 29, Bibiliya avuga ngo uburyo bw'Uwiteka bubera abatunganye igihome, ariko ku nkozi z'ibibi ni ukurimbuka. Yego, urakoze cyane. Nakoze. Uburyo bw'Uwiteka bubera abatunganye igihome, ku nkozi z'ibibi ni ukurimbuka. Iri jambo ryitwa kunyurwa narihawemwo ubutumwa, ariko noneho ijya kubumpa nari nagiye kwigisha ahantu ari ku cyumweru. Nagiye kwigisha mu rusengero ntavuze, bantumira ari ku cyumweru nigisha amateraniro 2. Hanyuma ngeze muri iryo teraniro mpasanga abagore n'abakobwa bameze ukundi kuntu, niho nabuherewe. Hanyuma bamwira n'abanyereka, ndabareba nagira ngo mbwira abantu ngo Imana si ikibumba kiba ahantu, Imana ni Imana yururuka ikaba mu bantu bayo. Burya mu rusengero ibihicaye ibihari, naho twicaye kandi ibihari. Niyo mpamvu tujye duhindira umushyitsi ahantu hose turi, kuko ubwayo yaravuze ngo ijuru ni intebe yanjye nicaraho, hanyuma isi ikaba intebe y'ibirenge byanjye. Igeze ubwo ivuga ngo ni kuzimuge igerayo. Ubwo rero kuvuga ko Imana iyo iri kutuganiriza ikoresha ibyo twumva n'ibyo tuzi. Niyo mpamvu abantu bajya bagira ikibazo no kubisobanuro ntanga, ngo nifashisha ibyo mbona, kuko kwigisha abantu ibintu by'umwuka bisaba ko bihuza n'iby'umubiri. Kuko Yesu yarababwiye ngo twababwiye iby'umwuka ntimwabimenya, nitubabwire ibyo mu ijuru se muzabimenya. Ntabwo byashoboka. Hanyuma ndi muri iryo teraniro numva ijwi rimbwira ngo mbwirira abagore n'abakobwa ngo ibyo mwifuza kugira ngo mube beza ni byinshi, ngo ariko hari ibyo muzashaka mubibone, ngo ariko hari n'ibyo mutazabona. Bitambwira Imana intiri jambo se ko rikomenda ngaho nk'ubusobanuro. Imana inyigisha ibintu, imbwira ibintu abantu bashaka bakabona, ariko inyigisha n'ibindi abantu bashaka ntibabone, kandi isanga ibyo batabona nibyo by'ingenzi kugira ngo barusheho kuryoha. Iri jambo ryo kunyurwa ndarikoresha mu buryo nka bubiri. Mu buzima busanzwe bw'abantu mu gakiza, mvuge ariko no by'umwihariko ku gitsina gore. Icyo gihe nararebye mbona hari abagore bateretse umusatsi, baragenda bawugeza gutya n'umusatsi twita igihuru, kuko ni igihuru. Niko nabibwiwe, kandi ubwo abantu ushaka kuvuga nabo mu itorero ryanjye, ntabwo ari ahandi pe. Umuntu wifitiye umusatsi w'ahandi siwe mvuze, nabo muri ADPR. Noneho inyereka iyo misatsi barayigize, Imana irabayigisha, barayiteretse. Kuyitereka bino bisanzwe nta tundi tuntu bashyizemo, badushyiramo barara basuka bakabakeraho, bita kwa kundi barara basuka, cyangwa bakajya gushyiramo utuntu tubiziranyeho bene wacu, turabiziranyeho kandi biri ubundi ntabwo ari ntuza yacu, ni bwa buhene bereka rondora nyine. Hanyuma Imana irabikwereka, Imana ibanyigishirizaho. Numva ngo umuntu ashobora gutereka umusatsi akawubona kugira ngo yikoreho, siko? Ariko ko umuntu ashobora gutereka umusatsi kugira ngo umusatsi bibe sawa, uramutse ufite nk'amazuru manini, Imana iri kumbwira ngo bambwirire banyurwe,
bigaye igitambaro bigaye naturere bijya gusambira ngo barishyiramo twa produit bihisha kuko nta n'impamvu yo kwihisha nimba ufite irari ry'umusatsi wishyireho ntawe uguhagaze hejuru wijya mu buhegeni ngo mushyiriremo twatundi duke hari ahantu nagiye kwiyogoshesha muri Blessing Pastor ko umazeho bahita banzanira produit ngo z'abarokore niho nabavumburiye ndavuga yewe najyaga bigisha kumbi bufite n'uduproduit twabo batishyira amaka bagese muri salo bakayishyiraho bakerura kuko twese dutinya n'Imana nimba baratunze naturere kubera Imana yababuje gutunga ibihuru hanyuma bakumva barayirambiwe bakeruye bakajyayo bakazivuganira nayo nyuma noneho Imana inyigisha ku kintu bita umugore n'umukobwa wo mwitorera inyigisha no ku bantu babyiganira imyanya niho yambwiye ngo ambwiye abantu banjye bakanyurwa sanga umugore babuze ko ubwiza bw'umugore ari mu mutwe ni nayo ingingo ibarengera ariko mpagaze imbere y'Imana mu basore bambwira ngo mbashakire abageni ntago ndumva umusore umbwira ngo uzanshakire umukobwa ufite umutwe mwiza cyangwa ufite umusatsi mwinshi ahubwo bura no kubera iki nyine nicyo shaka kubabwira nibyo rwose ubwiza bw'umugore ni mu mutwe sindumva umugabo watura cyangwa umusore ngo Imana imbabarire narebye umusatsi wa ntuza ndagwa wena ngo tuvuge ngo hari ubwiza bwa danje kandi sindabona umusore ubwira Imana ngo Mana uzampa umugore cyangwa umukobwa ufite umusatsi mwiza mwinshi ntago ndabibona ni gute se umusore ajya gushaka ntasenga ati nukuvuga ngo mu mutwe hari hatana hari nta kintu bivuze nta terambere mbese rihari hanyuma hari ikintu Imana yari ishatse kuntuma ku bagore n'abakobwa bo mu itorero ryacu noneho Imana iranyigisha irankangura ndareba ndavuga ese koko ko umuntu atereka umusatsi kugira ngo abe agire ubwiza ko batereka umusatsi n'amazuru manini bazayagabanya bazayacongesha sanga umuntu ashobora gushaka umusatsi ngenzi ibintu biza n'umusatsi no mu kwezi kumwe kuko nge narawuteretse nkiri n'umwana muto ugera mu mugongo nari nkufite bari gutoragura ibyo twataye kandi wari naturere umusatsi wari naturere cyangwa najyaga no kudefiriza ariko burya ari ukuntu ushobora no kuwukora nyine ukagera hano yego iguse njya mbwira abantu ngo baratora ibyo twataye kandi tukibifite ntacyo byatumariye hanyuma sanga umugore ashobora gutereka umusatsi ukaba mwiza sibyo rwose agashyiramo utwo duproduit ni bene wacu ndi kuvuga ariko se nimba ushaka kwikoraho ngo ube mwiza nimba ufite izuru rimwe riva irindi rigeraho niko Imana yakuremye dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo uburyo bw'Uwiteka bubera abatunganya igihome burya Imana uko yaturemye mu buryo bwayo kandi ikintu cyose Imana yadushyizeho yari ifite impamvu nimba umuntu ashaka kwikoraho nimba ufite n'amazuru manini uzajya wireba ubone ni binini sibyo nutanyurwa se hari ahantu bagegena amazuru bakayagira mato bita nibuka umustar umwe wabipimye aragenda arigabanyisha aracyariho ntiyapfuye sinumvise ngo nimba yararwaye kanseri iturutse kuyagabanya none wowe ni waba wabuze nayo kawunga ngo ujye kuyagabanya bivuga ngo natanyurwa n'amazuru yazamubera ikibazo azajya ahora yireba atari kuwite kucyo wampaye ibizuru koko binini ariko abantu ntibanyurwe nsanga umuntu ashobora kugira mu maso harehare heza harehare n'izuru ryiza n'umusatsi ariko akigirira ibere riza rikagera hano n'indi kaza ikagera aha n'ibinyenyanza bikaza bikagera hano hepfo akamanuka nk'umuntu banyujijeho yanivo yubaka inzu none se hari ahantu azajya bafate hejuru he hanini bahashyire hasi bahashyire hejuru abantu banyuzwe abantu nibatanyurwa bizabatera gukora ibyaha kandi reka mbabwire nta mugisha w'abateye neza nta n'umugisha w'abateye nabi Imana ifite Imana ifite umugisha w'abana b'Imana abantu bareka kunyurwa bakajya kugura amabuno bazabajije amakuru se y'abafite amabuno bakababwira nimba hari umusaruro bayakuye amabuno bayagura gute
Okay, hari ikiganiro kigeze kunyura kuri radio ariko mu mujyi narabibonye baravuga ngo ni umuntu wari uri gukorera publicité ayo mabuno bya bindi bambara hari n'umurokore nzi bicuruza ara mu mujyi baranabigura barokore benshi cyane abaririmbyi mu makorari buraba babyambaye benshi bira bintu bibabaza Imana kugira ngo umuntu ajye kugura amabuno yitereho agura amataye yiye ubwo giye kuri radio naranomiwe kuri radio baravuze icyo gihe ku sinzi radio bari gukora publicité baravuga ngo amabuno ngo amabuno n'amataye bifatanyije babigura 50 bari ku kibuno cyonyine ni 30 koko umuntu w'umukirisitu ajya kugura amabuno ati ngo yiyemekeho ngo abe munini bira bintu bibabaza Imana Imana yiremye umuntu impima n'ibirazagira n'uburebure bwe n'ubugufi bwe umuntu wese nanyurwe nuko ameze dore ibintu bigomba gutuma abantu banyurwa sinigeze mbona Imana ikorera ubukwe abafite ayo mabuno ngo abananutse bareke mwabonye ko bose bahabagabo ntabwo nigeze mbona abantu bicaye mu ngo ngenge ntanga urugero kuri ngewe njya nitangaho urugero nuko bavuga ngo gutanga ubuhamya ngo nukwimena indabamba barire ndamene yanjye kuko ngewe iyo nshaka kubaka Paulo niwe wavuze ngo ingoyi zanjye nimba zibohora abantu nemeye kuboha kurusha kuba naba mboho ariko abantu nibagire gute ntibabohoke hanyuma wenda ngewe nihereyeho ngewe ndabizi ko kera ndi umukobwa nari umuntu ufite agataye gato keza kataye faranseze sibyo insokozo bayitaga Miss Tutsi bayitaga Miss Tutsi niko yitwaga y'icyo gihe cyane yindi bakwaga hano bakagenda bazana guturuka amafavore nawe tumeze nk'uturabo bakatuzana bakatumanura hano n'utundi hano mbese sibyo utubere dutoya munda zeru amatayi n'agapanaro nagenda bati dore umwana uhiye dore umwana ukeye ariko njya mbwira abantu ko nari impiye se nkaba nari nkeye nje nagendeye diho abavuga ko bankoye kereka nimba baranteye urushinge bakankwa ntumva noneho hari umuntu njye ntangaho urugero dufite abantu bagiye bakora ubukwe bafite ubumuga bavuga ngo n'ubumuga bwo kuba mugufi ubumuga bw'ubugufi fasha tuvuga ikinyarwanda batavuga ngo napfobeje bafite ubumuga bw'ubugufi nyine tagushaka kubita ryazina bafite ubumuga bw'ubugufi yego ntago mwabonye ukuntu tugenda tubakorikirana bagakora ubukwe none se kuki umuntu ureshya kuriyo aba yarakoze ubukwe ngewe nkaba naragendeye ideho nta bukwe nakoze nkaba ngezeje magingo ya ntambara impeta kandi nari icyuki nari icyuma hari isomo rikomeye ryuko Imana itarobanura ku butoni kandi nakubwira ngo hari n'abasaziye mu ngo zabo bafite ubwo bumuga babanye neza n'abagabo babo bafite abana ariko ngewe ndwikoreye ku mutwe kuki abantu biga ntibafate umuntu nanyurwe urajya kugura amagufwa ayo mabuno hari ubwo azabubakira inzu none se ntujya ubona ko abagabo nabo batabagore bafite ayo mabuno bakajya ku bantu bananutse abantu ntibanyurwe reka mvuge mu ruhande rw'itorero kutanyurwa bituma abantu bakora ibitakorwa kutanyurwa bituma abantu bicana kutanyurwa bituma umuntu arara adasinziriye kwa kutanyurwa ugasanga arashaka kwambara ibitenge kandi atajyanye n'igihe cyabyo arashaka kuba mu nzu itajyanye n'igihe agomba kubamo arashaka kugira ijambo uzi ko hari n'abantu batanyurwa n'ijambo Imana yabahaye nk'ubu iyo Imana ijya kugira muremure ibanza ko kugira mugufi nimba mu masharirene nsigaye nkurikiranwa n'isi ni ukuvuga ngo hari naho nandikaga agapapuro ko gushima usaba gushima nsaba Imana yanantumye nkandika urupapuro rwose iterano rikarinda rirangira ntawe mpaye ijambo batanambwiye bati hangana umwanya ni muto batanagwaye umwanya wo gusengera itorero ngo iki cyane rwose kubera iki Imana igenda ikuzamura gake umuntu arashaka kuba atangiye kubwiriza iri jambo rifungura agashaka kwigisha igiterane buri wese nanyurwe nimba mwiterane bakubwiye bati ngwino usuhuza iteraniro jyaniraho naho Imana ikuzingiye nukuresha nyine naho ngaho ngo buso koko ngo ubungubu kuki runaka bamuhaye iry'isaha n'iry'isaha ageze mu gihe cyo guhabwa iry'isaha ariko ngiye bambariye iminota jyaniraho ntago ari bo
nibo bayibaze ni Imana yayikubariye ugasanga umuntu nimba batamutume mu giterane bagatumira yo mu cyumweru bwirizaho igiterane si icyawe. Hari n'umuntu twahuye hari habaye igiterane ni umukozi w'Imana runaka noneho bashyira cyari igiterane cy'iminsi 7 ariko hagomba kujyaho amafoto y'abantu 7 buri munsi ntibashyiraho iz'abantu 2 arisaza ngo twe ngo nta foto yacu iriho ntago tuzaza. Ibyo bintu ni ukutanyurwa bibaza impamvu itariho kuba yabaho kubitabaho ntibibareba. Iki nge nabonye Imana igukura mu rwego igushyira mu rundi. Kutanyurwa hazamwe amashyari, kutanyurwa hakazamwe imihari, kutanyurwa hakabaho ibyo byo gukambya impanga ngo nta byubahiro, kuki batankuye mu ntebe ngo banyicaze ku ruhimbi. Icara mu ntebe niho Imana yakwicaje. Igihe cyo kwicara ku ruhimbi ntikiragera. Ni nk'abaza kukiganira hano kuri kamera ngo barashaka kwamamara. Ndakurahiye ngo urashaka kwamamara nk'uko Merita yamamaye. Njya kwamamara se hari uwo nandikiye? Imana nibona ko kwamamara kwawe izabibyaza umusaruro izabyikorera utiriwe ubyigana. Niwiyamamaza uzarangira nabi, niwiyamamaza uzayatamo. Ikindi cyo kutanyurwa nko mu nsengero umuntu aba ari umukirisitu kutanyurwa bikamutera ati imyaka maze nzaba umudiyakoni ryari. Ntago kuba umudiyakoni ari itegeko, nta nubwo abantu bose bazapfa barabayeho. Yagera bamugira wenda n'umudiyakoni agahita nungunika ati ubwarimu buzaza ryari mbusaziyemo. Birashoboka ko n'ubwarimu uzabupfiramo kuko nutazaba mwarimu ntago azananirwa gukwirwa mu muryango w'ijuru. Yaba maze kuba mwarimu ati hanyuma se ko batangira pasiteri. Niba kugira pasiteri bazahita bagukura ku bupasiteri. Nge numva warindira Imana ikakugira pasiteri. Yaba pasiteri ati none se nzaba umushumba ryari. Yaba umushumba nzayobora akarere ryari. Ariko bagahora ibi bintu rero byica umurimo. Ni hahandi bazahirika abariho bakajya kubahirika, ni hahandi bazajya kugura akantu. Ubu dufite abantu bimikiwe ku matelefone, dufite abantu bimikiwe mu mahoteli, dufite abantu bimikiwe mu masaro yabo bagenda babyigana no kutanyurwa ngo banyurwe n'imyanya barimo. Nimba mama Sharirene agize ibihumbi n'ibihumbi bimukurikira ntabwo akiri umuntu wo hasi agomba gushinga icaci. Bivuze ikizi kuba afite abantu benshi bankurikira ntago bisobanuye ngo ngomba kugira inshingano mu itorero. Kandi kuba mfite abantu benshi bankurikira ntago bivuze ngo ninjye no gushinga urusengero. Abantu bajya banyurwa nuko bari. Imana niba n'ikintu kikubereye nta uzitambika mu mugambi wayo. Abantu ntibanyurwa. Kutanyurwa n'umugore washatse, ntunyurwe n'umugabo wawe. Abantu kutanyurwa ntunyurwe, abakobwa ntibanyurwa. Ni nka bimwe wavugaga umuntu ngo Yesu aranyuze nyuzwe n'ubushuti bwami. Yego karirimbura kayiririmbo kajya ngo ni umuntu anyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru kandi akagira n'izindi nshuti ku ruhande bakorana mabi. Ubwo koko ntibaba barimo barabeshya. Abantu nibagire kunyurwa n'ubwesikoro bwo mu rusengero. Yego n'ubwesikoro bwo mu rusengero. Abantu nibanyurwe. Umuntu anyurwe n'ubugufi bwe, umuntu anyurwe n'igikarake. Hari nk'umukristo yananiye kunyurwa akajya ndashimira muri uyu mwaka wa 2020 hari abantu bari bikara. Uyu tugiye twinjiyemo muzahura ari inzobe. Oya ariko iyi leta caragikemuye nubwo hari sinzi aho bayakura. Hari ukuntu bayanyereza ukuntu ariko nyine mukorogo bayafatiye umwanzuro. Buriya nabwo bahari ibintu. Buriya niyo mpamvu nkubwira ngo Imana igikorera mu bayobozi. Uri kumva buriya mukorogo iyo batayica bari kuzasanga mu bakristo abantu bose barabaye umutuku. Ariko urebye uriya mutuku uvanze n'umukara wakifuza kwitukuza. Sinzi impamvu ahubwo abantu bakomeza kubiko. Ni gute umukirisitu Imana yahaye igikara yicara agahita atangira gupanga uko nagomba kuba inzobe. Ubu koko hari ubwo babona ibikara n'inzobe n'abantu Imana yaremye kandi umuntu Imana yaramuremanye inzobe ye. Amina. Ariko kujya kuyihiga na makosa. Abantu nibanyurwe. Ubu umuntu afite amafaranga make ariko kubera kutanyurwa arashaka menshi. Hanyuma akajya no kuyashaka adatanze imbaraga ze ahubwo akayakura no mu bundi buryo butari bwo. Kutanyurwa birasenya. Kutanyurwa umuntu utanyurwa ntajya kominikana n'Imana. Kutanyurwa byica amahirwe y'umuntu. Aho wari kuzagera mu myaka myinshi wanyuzwe ugashaka kuhagera mu myaka mike utanyurwa ugasanga byose birapfuye. Abakristo
abakristo nibige kunyurwa abagore n'abakobwa bo mu itorero nibanyurwe kuko nimugura n'amabuno nayo mataye mukayagura ntimuzagura amaguru kandi burya nimba mushaka ko n'abagabo bareba bahereye ku maguru nababwiye ko umugabo areba agatsisino agahita amenya ukuguru kose uko guteye ntimuzagura amabuno ngo mugure n'amazuru ntimuzagura amazuru ngo mugure n'amaguru munyurwe Imana ntireba uburanga ntireba uburebure ntireba ubugufi umuntu wese ngo ushaka ubwiza n'icyubahiro abishakisha gukora ibyiza adacogoye ikindi ugasanga umukobwa yari umukirisitu mwiza wifite kanatireri ubwo ndavuga bene wacu yaba abonye sheri akaba agiye gukubitamo poroduwi ngo mu bukwe azase neza kuba Imana yarakubengutswe ikakubenguka usa gutyo noneho ikagwa n'umusore ukwemera akakwemera ufite iyo natireri urajya kwiyanduriza iki ujya gushyiramo duke uzi ko ari ugupfa kuri finari ubundi ikintu cyari gutuma agwa ni ukubona umugabo aramukunzema hari n'abantu bamara kuba abagore ngasanga babaye nabi Imana igukunze n'umusore wawe akagukunda undi wakwanga ukagira icyuba n'indi abantu nibanyurwe bene wacu bo mu itorero nibanyurwe yego reka mushimire cyane mashere urakoze cyane kamushimire ndagira ngo usengere abantu bafite uyu mwuka wo kutanyurwa banyurwe kuko kutanyurwa ni ikintu kibi cyane ni ikintu gikomeye cyane gishobora gukurura umuntu urupfu rwihuse yego cyangwa akarukurira abandi iteka akajya ajiginywa yaba ari gukorana n'abantu mu kazi tingiye kucyagira njya mbibona mu barokore nkumirwa hari n'abazi yuko ntabazi kandi mba mbazi ukabona bari kubyiganira abakiriya hafi kurwana wanyuzwe nayo winjije wanyuzwe n'abakiriya ufite ugasanga ararakaye mbese ibibazo umuntu w'umukirisitu ntuzandusha abakiriya ntuzandusha ni niyo mpamvu ubona basaza vuba ugasanga bazanye iminkanyari mu maso bakiri abana kubera kwirirwa banungunika ariko burya Imana iricara ikagusangani ikakuzanira ibyo wicaye ntanduru ntandishye kugira ngo umuntu anyurwe arasabwa iki kugira ngo umuntu anyurwe nyine arasabwa kunyurwa sibyo reka nze nkubwire isa kugira ngo umuntu anyurwe kugira ngo umuntu anyurwe nyine biramusaba kunyurwa nyine ni ukwiyakira sibyo kwiyakira kuko kutanyurwa bikoresha abantu ibyaha natanga n'urugero no ku basore n'inkumi umusore ananirwa kunyurwa n'ubusore agashaka kuba umugabo ku ngufu ni hahandi rero azashaka umukobwa nyine akaba umugabo mu buryo butazwi narindira Imana imugira umugabo azaba umugabo yarabigizwe n'Imana umukobwa nawe ntashaka no kuba umukobwa arashaka kuba umugore ku mbaraga ni ahantu rero nyine umuntu azitorera inkuba agira ngo ni inkoko yijyanira inkuba agira ngo ni umukobwa kandi yabaye umugore nimba umuntu ari umugore w'Imana wijya kugirira ishyara abafite abagabo ninyurwe no kwibana kwanjye numve ngo njya kwibana ntago byabaye impanuka ku Mana cyane ko burya ibintu byose Imana ibigiramo inyungu nimba nibana ninyurwe nuko nibana nyine numve nyine nitembe umugabo mbe n'umugore iki cyiciro Imana yanyica iyo ndimo kwigishira ijambo ntanga urugero ku ihene n'inturubiko n'ikiziriko inturubiko ni iki iyo nigishira ijambo ryitwa kunyurwa ntanga urugero ku ihene ikiziriko n'inturubiko inturubiko ni ishimangiro yumvikanye cya giti bazirikaho ihene sibyo burya ihene aho iva ikagera irishaho ikiziriko cyayo kigarukira yego ni ukuvuga ngo hari aho tuziritse kuri iyi si hari ahantu Imana yatuziritse yego kandi niyo umuntu afite ihene ye mu buryo busanzwe akayizirika hari igihe ajya atekereza ku ihene ye akavuga ati ahantu yari yiziritse ubwatsi bwashize reka njye kuyimura yego noneho reka mbihuze Imana hari abantu yaziritse ahantu ibazirika mu guhembwa make ibazirika ku bagore batari beza ibazirika ku bagabo batari beza Imana hari ahantu yatuziritse ariko buri wese ajya arisha aho ikiziriko cye kigarukira yego nimba Imana yaragupangiye kwambara igitenge kuri Noheli ujye ucyambara kuri Noheli kandi useka
nimba aravuze ati wowe ujye uhinduranya buri munsi nahinduranye nyine nimba Imana yarakuzirikiye ku mugabo mwiza yataha akakubaza uko umeze yego bebe wanjye bebi amina ariko nimba ataha nyine nareba rya jisho ihangane naho waziritswe kuko iyi hene ishatse kuva ku kiziriko nyiri kuyizirika ataraza kuyimura igenda igikwedura kugira ngo igere ku bundi bwatsi niko kigenda kidohoka yego uko igenda ibyigisha ikiziriko igira ngo ijye ku bundi bwatsi ishora y'umunwa niko kigenda gicika cyangwa inurubika hari n'ubwo yabugenda buva ku ijosi ryayo ntiwumva se nyine igenda inababara rego igenda inababara burya batanyurwa bagira stress nyinshi hanyuma iyi hene rero iciye ikiziriko ntabwo yongera kurisha ubwatsi bw'aha hafi ihita itibika igashaka ahantu hari imyumbati uzabaze ntijya mu migozi cyeka imigozi ifite imyumbati ko njye nabaye mu cyaro mama shenge naje Kigali nyine nyuma narabaye mu cyaro ihene rero yaciye ikiziriko iruhukira mu myumbati y'imitamisi mitamisi ni imyumbati yica kandi ihene yaciye ikiziriko ntigirobanura ngo uvuga ngo uyu ni umutamisi ngo ngo ni umutoborano hose irayabuza miru ikarya rero burya ikintu finali y'iyo hene bayitera icyuma nyirayo akayibaga kandi yaragenewe kororwa ariko akayibaga atagize gute atabishaka ariko iyi hene yitondeye ku kiziriko cyayo nyirayo aricara ati ihene yanjye yabumaze akongera akayimura nuko Uwiteka agenda twimura abakoreraga umushahara muke ikabaha mwinshi abararaga bizingazinze nk'ipine ikabaha abagura abandi ikabaha abagabo abakoraga akazi gasuzuguritse ikabaha promosiyo nuko abari abakristo kakugira umudiyakoni waburi diyakoni kakugira mwarimu waba mwarimu kakugira pasiteri waburi pasiteri kakugira umushumba kayobora akarere kayobora uturere ikagenda kuzamura kandi ukicara ahantu ntanduru ntandize amen amen hari igihe kimwe Imana yigeze kuzirikira Abisirayeli bazirikira ku musozi umwe bawumaho barazenguruka igihe kigeze irababwira ngo igihe kirageze yego reka dusengera bene data bari badukurikiye kugira ngo bakira uyu mwaka wo kunyurwa muri uyu mwaka wa 2021 dutangiye turacyari mu kwa mbere bazanyurwe bazihangane uyu mwaka kandi uzababera mwiza mu izina rya Yesu bafite uyu mutima wo kunyurwa Imana ikomeye cyane se w'umwami wacu Yesu Kristo Imana itwigisha iby'ubuhanga n'ubwenge Imana igira ngo twese tubeho ntakagira uzapfa turagushimye kubw'uyu mwanya ukomeje kubana natwe mu mpuguro zitandukanye ukomeje kugeza ku bantu bawe kugira ngo bagire ubugingo bushya n'ubuzima bushya turagushimye cyane ndasengera abantu bose bakurikiranye M.Charlene official rambura ikiganza cyawe kuri bo kugira ngo buri wese aho wamuziritse ahagume kuko nzi neza ko aho tuziritse uzahatuzitura ndasenze kugira ngo umwuka wo kutanyurwa uve mu itorero umwuka wo kutanyurwa uve mu bagore no mu bagabo umwuka wo kutanyurwa uve mu rubyiruko umwuka wo kutanyurwa uve mu bakozi bawe umwuka wo kutanyurwa uwusenye mu mitima y'abantu bawe kugira ngo buri wese yicare aho wamwicaje ndagushimye ko udufashije muri uyu mwanya abankurikiranye bose bakomeze guhemburwa n'iyi message tubahaye kandi bakomeze kwaguka no kunguka mu izina rya Yesu Kristo amen kora subscribe kuri utarayikora kandi unarebe M.Charlene kuri Instagram ushobora kureba yitwa M.Charlene ukore follow ukurikira ubutumwa Imana imuha umunsi ku munsi reka tugushimire cyane rero wowe wakomeje kubana natwe amen.